Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Wararwishigishiye, wanditswe na Muhorakeye Viviane, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Burya mu buzima ibyo twifuza byose siko tubigeraho, kandi umunyabwenge yaravuze ngo ubuze icyo akunda icyo abonye. Niba wari uri kugendana n'umuntu inzira zanyu zikabyara amahari, hari igihe biba byiza kukomeza ukajya iyo ujya. Gusubira inyuma bikaba ari amahitamo mabi kabone n'ubwo umutima wawe waba ubiguhatira. Wakwibeshya ko urimo gukurikira umutima wawe cyangwa ko wari wibeshya amayira. Ariko burya nta kirusha umutima w'umuntu gushukana, kandi mu mutima muhanano ntiwuzura igituza. Dukurikira umukino. Ariko se kwize ko habura ukwezi kumwe ngo itariki muganga yampaye kubyarira higere uzama amafaranga ryari ngo nshaka imyenda y'umwana. Ariko ejo bundi sinazanye imyenda. Ibisarubeti bibiri n'akagoma kamwe nako kangana urwara wazanye se nibyo umwana azambara. Wazifashije ibyo wenda kwa muganga tukazashaka ibindi twitonda. Ariko ibi nibikira. Ubwo muganga azambaze ngo ibikoresho by'umwana biri he rero mbibure. Sinshaka kuzongera guseba nkuko byambaye mu minsi ishize nagiye ku gipimo cya nyuma ndakwinginze kwizera. Ngo byagenze bite se? Batubajije ibigoma n'amaranje. Abandi bagira bacya barabyerekana. Nibundi ngenda bibura ndeba hejuru ndeba mu kirere. Ubundi umuforomokazi nawe arantuka koko. Kandi ibyo byose bitewe nawe. None se twese dufite ubushobozi bwo kugura ivarisi yuzuye. Niba naraguze ikigoma kimwe ko ari cyo mfitiye ubushobozi urumva nabizi. Urabizi ariko nawe kutwe wazanyeje ubundi ntacyo twamara. Ni duke cyane pe. Nshakira amafaranga rero nzajye ku isoko nihahira ibyo nzakenera n'imbyaro. Nta mafaranga mfite mada. Ubwo nzayashaka nyine ninyabona uzajyayo. Uzayabona ryari ubwo? Ubwo kurabona ngifite imbaraga zo kwirirwa ntaza gahanga kuzuba ngo ndahahira umwana. Yanshakira ubu tubasha kugenda. Ariko se uburande bukambonamo amafaranga. Ukeka se ko nge ntifuza ko umwana wanjye w'imfura yazambara agasusuruka. Akubundi wanjyanaga he niba waruzi ko udashoboye kuntunga. Nabonaga duhorana ibibazo nkagira ngo ni crise yatewe n'ubukwe, none burya n'ubukene bwakokamye. Ihangana ariko bizakemuka. Uyu se ko natsinze ibizamini by'akazi ahantu nk'atatu. Ako mana we. Hari aho bampamagaye ejo nzajya gukora interview. Ibyo se biramfasha iki? None se urumva ntagiye kubona akazi nyine. Ibibazo byose dufite bisahita bikemuka cyangwa basi byorohe. Ngewe rwose sinigeze mbaho mu butindi bungana gutya. Ubu se sinabuze uburyo ninywera icyayi. Yego ye. Niba utabasha kugura nido ntiwapfa no kungurira agashyushyu byibura. Ariko ntugahore witetesha kwine. Ubuzima burahinduka ugomba kubimenya ukanabyakira. Yego ye. Urumva unyweye icyayi n'abajyana ugashyiramo no mu cyayi wabiki. Cyangwa gateka igikoma. Reka ntabwo ngiye njyanywa mu karo. Igikoma cya kawunga nacyo burya sinakimira kitarimo amata. Okay, ngewe ujye ukintekera ntacyo. Ubushobozi niboneka nyine nawe nzajya nkugurira ayo mata ya za Nido kabyarawe. Hanyuma si ikibazo cy'umukozi nakubwiye icyo kigeze. Ngewe ndavunika rwose nabwo ibi nabivamo. Ariko se kwini wajye ushyira mu gaciro. Ubu ndazana umukozi nta kazi mfite njye muhemba iki? Niba udashoboye guhemba umukozi rero jya ukora ibyo yagakoze. Ugize ngo iki? Ndakeka wanyumvise ariko. Ujye wimesera ibi bikoboyi byawe singiye kuzatonyoka intoki. Mukanya uraje unambwire ko nzajya nitekera rero. Ubikoze uzundi wabiki? Ariko sinanakurenganya amakosa n'aya mama mpozaga ku nkeke ngo nishake muvire mu rugo. Ubona wenda iyo nitonda ngatigereza Bariteze wanjye ari kuzagaruka. Bariteze so ninde kandi? N'umusore wankundaga nanjye nkamukunda nuko amatage agira nabi yadutandukanije. Nurize ko mwatandukanye umuzanye mu biganiro byacu gute? Kuba twaratandukanye ariko ntibivuga ko namwibagiwe. Iyo mutegereza gato wenda ari kugaruka afite n'udufaranga. Yego ye. Cyangwa niyo atayagira nibura twari kujya dusangira ubusa tukishima kuko mukunda. Bishatse kuvuga rero ko ngiye utankunda?
ngukunda miki se ko nagushatse by'amabura kindi ngira ngo mpunga induru za mama. Barteze yarazi no kumakeya muri duki yabagafite. Yego aho wowe no kuntera imitomi ibozi dafite ikiherekeje. Wiriwe neza mwamikazi w'umutima wanjye. Ese ubundi ubukeka ko niriwe neza ntintariye. Hakuno dondobekanya amagambo rwose. Ariko se niko mba nakwimye ibyo kurya mbifite koko. Kuki ko gushaka kunigira umuhugu utari? Iyo witonda ukabanza kwiyubaka se wirukanswaga niki? Yewe. Ange ngira nyamba nkubonye mu gapantaro watiye ngira ngo uri umuntu. Nuko bitakunda ngo nsubize igihe inyuma ariko naribeshye rwose ndanabyicuza. Umva reka nkubwire Queen. Ninge wicuza ahubwo kuba naragushatse nkubutse. Urumva? Nabonye nkurangiwe n'amasengera ngo uri umukobwa w'umutima. None nuko uri umweho. Umwehu ni wowe. Umugore utinyuka kuvuga akakumbuye abandi bagabo imbere y'umugabo we koko. Nakubwiye ntumwehu ni wowe. Uranyumva? Niwe wihaye kubaka urugo udafite ubushobozi bwo kwita ku mugore wawe. Komva vuga. Ugiye kuza kuruhira muri iki kibanda hori cyawe. Nanjye ngo cyawe ni cya nyiri byondo wowe ntiwanakigondera wamutindiwe. Ayewe urashaka n'ukuntu kase noneho. Urwagututse ruriyo ruri. Nakurikiye agasura keza ngira ngo no mu bwonko hameze neza sinkamenye ko nta nikibereyemo. Umva reka nkubwire mata. Reka twubahane. Ubukene singeso kandi suku bizahora. Nubwo mbwiye nabi ariko ndabyihangana kuko ngukunda. Kandi urabizi byiza biri imbere. Gishoboye cya mbere n'ubuzima. Ndukirurebe hano ahubwo turyame. Nicyo bagutorera gusa. Nese nushaka ko umwana akura. Shyira hino ariko. Ndinaniriwe kwize. Niba utaramukujije warasibye. Ye nta n'umugongo nifitiye rwose. Ariko se mama ndakumva ajye ugabanya kwicara imbere ya televiziyo koko muri iki gitondo koko ariko ubugira ngo ngehe cyangwa nkora iki ukore ka siporo siporo sinakuguriye umugozi kuki utawusimbuka mba numva nifitiye ubunebwe ariko ukwiye kubwikura siporo ni ngombwa mu buzima gusa guhora wicaye uzi ko byazakuzana ibirwara byinshi koko ndaza kujya mbikora gake gake uko ne ko warambwira buri gihe ariko kubishyira mu bikorwa byarakunaniye nzabikora yewe kuvuga no gutabuka Didier ikisi mushiki wabayeho nabi pe abayeho nabi uherukiwe simperukayo ariko ndamuhamagara nkamenya amakuru ye umugabo we n'ubu nta kazi arabona kubaho rwose no gupfundikanya yewe nanjye ejo bundi yanyandikiye ubutumwa bugufi ambwira ko arwaye akaba yabuze uko yivuza gusa kuko nari mfite akazi kenshi namwohereje udufaranga ariko sinamuhamagaye urabona umwana wanjye arushya akiri muto kandi byose ni wowe umva kandi ubuse kwininda mwanga si mushiki wanjye ngo mu ntege sinari nanze ko ashakana na kariya gasore k'agatindi se ugahatiriza ngo ndeke kumwicira ubwo atazagumirwa nk'aba basore bari bashize mu gihugu ariko nta yandi mahitamo yari ahari mama wibuke ko Queen yari atwitinda yakwize uba wararetse akabyara sinari kunanirwa kumuririra ariko byari kwanduza isura y'umuryango singukunda kuyizera kumva kubwira ko atwitegeye akabimisha ndi nyina none se wowe ko wabaga umushihura umutera hejuru urumva bari kukubwira ubu se tuzajya tumutunga tumumenyere buri kimwe cyose kandi yitwa ngo afite umugabo reka kwizira ntazahora ari umushomeri mama wibuke ko afite impamyabushobozi ariko kandi aho yakoze ibizamini byose hose yagiye atsinda none ko yatsinze se yabonye akazi ubukene rero urumva ko ari ubw'igihe gito umwana wanjye azaba atarahasize ubuzima uzi kuntu mukanya namuhamagaye akanyitabana intege nke yewe ashobora kuba adaheruka no kurya reka mwereze udufaranga duke ashaka icyo arabarya nk'iyi minsi ibiri wenda kuwa gatandatu nazamusura komeza umutunge nyine ni wowe wemeye ko arongorwa na kariya kaso ntugatuke umukwe wawe mama umukwe kese ko ari aho babuze uriya ni mukwe njya nibaza umukwe wifuza uko ameze bikanyura nashakaga umugabo nyine washobora kwita ku mwana wanjye reka iriya nshakarafu itamubonera n'ubugari bwo kurya mama ndakwingize ntuzongere gutuka muramu wawe nawe umukwe wawe ikindi ujya ureka gusuzugura abantu ngo nuko bakennye nta mukwe mfite si ujya wibuka ko yaguhaye ari nayo yabimye yewe jyana iryo vugabutumwa ryawe hirya ndeke nirebere filime n'ubundi urukundangaza ubu se ndamenya yarigeze hehe none dore rero kandi disi ukuntu yihebye mbega ubugome bamukoreye nawe na filime shani yongi wowe ndabona urugo rwarakuguye neza ntore nkanjye umeze nk'imbwa yuriye urugi oya shani ntukavuge gutyo kuvugisha ukuri ariko ntibyica umutumirano
ngaho nawe ureba ahantu mba koko reba uburyo hasa ntacyo habaye nyamara wavuga gute kundi se ni ukuri ntugakomeze ibintu reba uburyo wari wanyimye ku bijumba uzi n'ukuntu mbikunda ariko wowe utandenganyije ibijumba ni izimano ryo guha umushyitsi ugeze iwawe bwa mbere koko bitwaye iki se uramenya ahubwo batazajya bakwita igisambo icyo ufite nicyo uzimanira abagusanze kandi nta n'igisanganwa nk'amagambo ngo abansanga uretse ko ari wowe twakuranye se wagira ngo hari undi muntu nakundira kugera hano none se ubwo nta bashyitsi ujya ugira naba rwose nushatse kunsura mubwira ko ntari mu rugo ariko ubugira nabi ubu se uzi abantu bishobore mbabarira di sinkeneye abaza kunshishamo ijisho ngo bagende bantaranga ngo mba mu muhino nk'imbeba ariko kwini wajya usigaho koko ubu se ntababayeho nabi kukurusha kandi biyakiriye iby'abandi simbizi nge ndeba ibyanjye jya wihangana ashaka iminsi mibi ntihoraho kwizera azagera ahabona akazi cyangwa nawe ukabona ubuzima bumere neza sinkubeshye nge ndumva kwihangana bitangiye kunanira ujya wirambirwa nshuti ibyiza biri imbere ivugire wowe ntuzi ibyo mpora nabyo hano aho kuguza umugabo ugusaba kumuhindukirira utariye none ko gusonza bitabuza amaraso gutembera se uzi iyo kwizeranya asamyeho ngo tujye gusenga cyangwa gusura abantu nta n'akenda ko kujyanayo yanguriye none se aba yabikwimye bifite akabishaka nyine umugabo utampahira se ntanyambike ni mugabo nyabaki niyakubise impyisi inkoni angurira ibitenge boshye ndi nyina wa nyina erega uburiye umubyizi mukwe ntako aba atagize simbona yererwa agenda aho bashaka abakozi hose akora ibizami bimwe akabitsinda ibyo nabyo bimaze kundambira rwose uzi induru ya buri gitondo ngo umushakire imyenda agenda yambaye ukagira ngo abagiye kumpahira kwini wakwibutse ko wasezeranye na kwizera kubana mu bibi no mu byiza mu butunzi no mu bukene ubanza yagutumye ukamutera ingabo mu bitugu ariko muteye ingabo ni inshingano ze nk'umugabo no guhaha nanjye nkateka nkamugaburira kereka niyemera ko bimunaniye tugahinduranya inshingano noneho wowe se uzajya uhahira ye ko nta kazi ufite ugira ngo se akazi nakabura nabishyizemo imbaraga niyo ntabona kampemba ku kwezi se ubu bwiza bwanjye ntibwantunga nizere ko udakomeje ariko umva niyo ngi nta bupfura ndi gupfa di ahubwo uzampuze n'umwe muri bya bisaza bikorana ari umugabo wawe nibandabandirwe urashaka shuga dadi rero yantwara ikize ibyo sinabigushyigikiramo rwose nyurwa na duke twiza ureke kwiyandarika evugire shaho w'ibyo ukenera byose urabibona n'ubundi utabusya bwita ubumera ntiwakumva agahinda kanjye ukaba wumva umutari uguca inyuma umugabo wawe rero ukajya mu basaza bakubyaye imyaka ni imibare di bapfa kuba barekura inote gusa banza wicare hamwe wonse umwana kure sakindi zabibyara ikindi ariko ibyo bitekerezo byikuremo rwose ntaho byakugeza pe yego marita wabuze niko ye wabagaye gera ese jyana uburyarya bwawe hirya uburyarya se bugenda bute ntabwo amahubwo yewe dore sinari ngwerutse ngo abagire ngo wishimiye kumbona rero twarabamenye di twarabamenye none se sinkwishimiye mari ahubwo ko mbona wowe usa n'utanyishimiye byatewe n'iki unyishimira iki wa mugome we umugome ngewe se nagomeye ndi ko mbona wandakariye se nakugize nti kariho mu nzu rwose niba hari n'ikibazo ukimbwire dufatanye kugishakira umuti umva mbese kwijijisha se burijijisha mu biki niko umwana wanjye yakugize ate byatumye umwicira ubuzima bene kariya kageni ngewe wowe nyine ngewe ariko kugeza ubu sindamenye ibyo urimo uvuga wansobanuriye ko naheze mu rujijo niko wari warabuze undi musore muzima urangira umwana wanjye koko ese nibyo wavugaga nibyo nyine wowe namurangiye se mwasanze arwaye ibibembe ewe iyo biba n'ibibembe twari kumuvuza uriya mutindi se utagira icyerekezo ubona azageza umwana wanjye kuki koko si uko abantu bazira ubusa ubusa urabona ukuntu wandoheye umwana mu nyenga y'ubukene koko ariko urandenganya wambwiye ko ushaka ko kwina kuvira mu rugo unsaba kumurangira nk'uko njya ndangira abandi ikosa ryanjye ni irihe uriya mutindi w'ingegera se iyo umurangira muri umuna wawe cyuye nasangana na kwini uretse ko tutari no kumushyingira mubyara we cyangwa twebwe wigeze wumva tuvuga ko tumurambiwe wabonye rero nkubwiye ngo ushakire umukwe wumva ko umwana wanjye namurambiwe uko nishakiraga abuzukuru se ugira ngo kwini wanjye nigeze murambirwa none ko yahise abyara se ufite ikihe kibazo abuzukuru azaguha n'abandi benshi humura
ikibazo ni uko nibwira ko kwina ni nk'umukobwa wawe umwifuriza ibyiza ariko n'ubundi niko bimeze pe rwose nta kibi mushakira ikibi kirenze ko wamwoheje gusanga iriya ncakarafu yo kamwe n'ubworose ni ikihe kuko umugabo w'ubwanwa nk'ubwa ruhaya ariko utagira n'urwara rwo kwishima komana ntukaturire amagambo mabi ku mukwe wawe wo gacwa amakwe nyabaki baracyafite igihe imbere baziyubaka bagera aho bifuza icyampa bariya abakobwa b'amasura mabi nabo bakazarwa nk'uwo wanduhirije umwana ngo iki amasura mabi amabi nyine icyakora ntuzisazira amari urumva amagambo uba uvuga mbeshye hese ariko se basiganyira bakajya yewe nanjye ndavuga guswa nibaza ubuhumyi bwafashe umugabo wawe akaguhitamo gisengo iki burya nta bandi bakobwa mwari muturanye ariko iyo bahaba ntiyari guhitamo wowe usa naho bwakereye umva mari niba ikaze naguhaye utayishaka mvira mu rugo nta mahane nshaka madamu ubwo uvuye iwawe kuri iri zuba ryose uje kuntuka gusa uvuze ko nyir'urugo yapfuye si wowe wamwishe gusa imana izakubaza ibyo wakoreye umwana wanjye wamutindi mube we gusa umutindi ni wowe siki yesu we mana yanjye ni njyewe kwini wanjye hobe ako se ni wowe mbona cyangwa ndarota umva se umva ongera umubere yewe umva yewe ikarume ihangana ariko ntabwo uri kubona ko turi mu bantu ntabwo uri kureba ukuntu bari kutureba ihangane nibareba ibyo bareba njye nari nkwikumbuye umva se ihangane gato tubanze tuve hano ihangane ariko ako se ubu n'ubu uracyagira aya masoni yawe ya kera nari nzi ko wasimbutse we nuruse kuri hano uba nakubariraga ibwota wasimbi n'ubundi nta minsi myinshi zisize ndi inaha kuko ni ukuvuga ngo navuyeyo kuwa gatanu kuwa gatanu umva hanyuma se ushaka iki hano igoko duva binde ndi gushaka simukadi y'inyarwanda yo kuba ndi gukoresha muri izi minsi ndamarino none zi nawe ko mbonye uri gusohoka mu biti sha nanjye nari nje guswapisha simukadi kuko iyo nari nsanganywe bayibanye na telefone mu minsi ishize none se simukadi wakoreshaga mbere utaragenda yagiye we yaratakaye sha hariyo mpamvu z'iminsi zose bura ntakuvugishaga kubera ko nayibuze nabuze na nimero yawe aha igihe nagize ngo wagize wibonera abazungukazi uranyibagirwa oya sha ntaho nakwibagirwa icyo ntaho nagikora nakomeje gushakisha amakuru gawe ndagabura ntanakwandikira no kuri facebook aho nkabona ntawe ushaka kumvugisha no kunsubiza ese konti yanjye ya facebook uko bayihakinze ntabwo nyikoresha none se umaze gufungura indi ni ukubera icyo utansabye ubushuti kugira ngo tuje turavugana reka nta yindi nigeze mfungura umvaga naritereye umutwe sinari ngikunda gukoresha imbuga nkoranyambaga none si we kuwahindutse aha wenda umbabarire kuvuga nco ariko kubona warabaye nabi ni uko utakinkunda nyine niyo mpamvu ubona nahindanye oya nta munsi nagumwe nasibye kugukunda kwini we nuko twaburanye gusa nuko rero iyo ubuzima buhindutse n'uburanga n'ikimero bijya muri uwo mujyi none se ko ndi kureba nkabona wambaye impeta barakurongoye nyine maze imyaka 2 maze mfite n'umwana ufite umwaka ye none ndi kumva waratinze kubona nshinguye ikirenge gusa nka vino nese ko nabonye utongeye kumvugisha kandi mama nawe yabaga amereye nabi ngo ninshaka umugabo muvi ruhande ariko urukumva ko wanendekaga aha kuko buriya ntaho umuntu mwakunda nijoro rimwe ngo muhita mubana ibyo ntaho bishoboka ntabwo wandenganya rwose nabonye utamvugisha numva kutakinkunda nyine nararize ndarira ndihanagura ubundi nkomeza ubuzima noneho ibyo byo kuvuga ngo ndagutendeka umugabo wanjye twamenyanye maze kugenda rwose ibyo tubyihorere n'ubundi tutabitindaho ntacyo twabihinduraho nyihere nimero yawe nzaguhamagara tuganire twitonze niba bitakubangamiye uye nta kibazo rwose none se uri kuba hehe we uri kuba he mu gihe uri hano hari ahantu nafashe icyumba muri hoteli iri haruguru aho ngaho ndumva byaraje gucamo da ahubwo nagura akantu ntacyo nakwima pe kaninjire nsabiye simukadi ubu nibyo gushaka aho mvunjisha mugura agafanta urakoze cyane sawa yewe ukandagira agahungu ntaho nyura koko Balthazar yabaye umuzungu neza
ubu iyo mama atanyuhura kuko simba nguye mu madolari ariko n'ubundi ngomba kuyaryaho ngombe nyaryeho. ariko si umuhungu yagiye ryarira ndebera ariko akajagari bayisize mu cyumba cyararamo rwose kuko nk'ibi ni ibiki koko ariko se nk'ubwo urivugisha ukora iki mu cyumba cyanjye mama? nibazaga aho wagiye udakinze icyumba cyawe utanagitunganije urambonera ukuntu wagisize kimeze. yewe nari nsose gato hari umuntu nahamagaye ngo anzanire amagi. kuki ariko ukunda gukora ibintu utambajije? amagi sinarayinyazanye ahagije. ntabwo nari mbizi rero. nibutse ko ejo nagiye kwikorera umureti ngasanga yashize. guhaha ninjye bireba muri uru rugo ariko sinzi impamvu utabyumva. oya mama cyangwa wibagiwe ko ari njye mugabo uri hano gusa. yego koko bose ubutaha rero ujya umpa amafaranga ninjye ubuze ibikenewe kukurusha. muri ubutaha nzajya nyaguha rwose. hanyuma asurirwa hano ngo nkubwire ahantu tuza kujyana. oya ngiye kugenda kandi ndagaruka bwije. nuko nari mbyutse nshonje nshaka kubanza guteka umureti. hari aho wamboneye inkumi se nahita ndusobeka kumva ko bagera mu iki. reka se naguhitiramo da uzirebere nge nzabaha umugisha wa kibyeyi gusa. yawe nabyo ntibyangwa nabi wese ko nkwizera. none se washaka ko tujyana? nashaka ko tujyana gusura mushiki wawe nyine none ndabona utabonetse ako ntacyo ndajyayo jyenyine da. nyamara nanjye nateganyaga kuza kunyura mvuye aho ngiye. nibyo ni nayo mpamvu nakubwiraga ko ndi butahe bwije. uyu mukobwa ko tumutekerejeho twese se ubu ni amahoro ra? ni amahoro nyine ko tumukunda twese se kandi tukaba tudaheruka kumusura. urumva hari igitangaza kirimo kuba twamutekereza rimwe. rega buriya turanamukumbuye niyo yayo. ubwo se ntiwakwigura warangiza izo gahunda ugiyemo ukanyura hano ukamfata tukajyana? aho ngaho ntibyakunda mama. ariko ubundi wazashirisa ubu tugashaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga cyangwa ugashaka umushoferi bikagira inzira. reka nitone shaka umushoferi muzima utari umusinzi nka Karori. naho ubundi njye sinkibona neza sinashobora gutwara imodoka. araze ko mbona ubukumi bukwishe urubyigamba. aka kanya urashaje. ndashaje. cyo rero jya kugira ubuza ayo maso yawe. umva icyumweru gitaha rwose nzajyayo ariko uyu munsi wigore uze kumfata rwose buriya murongo sinawushobora. oya byangora mama. ugenda utege duhurireyo. ako se birabikugoraho iki? oya kugenda nikoza hirya ngaruka inaha amasaha yaba yaje. nawe rero hanyuma rero tukivuga kuri Queen. hari igitekerezo umaranye iminsi rwose. kimeze giteze se mama kubona ari Queen ari n'umugabo bose bakomeje kubura akazi nta kuntu wabashakira igishoro gito bagashaka icyo bikorera. ariko wa muzima Didi niba kwizera adashoboye gutunga umwana wanjye azamungarurire nta mafaranga yanjye nzamuha. ariko ntukavuge gutyo mama. oya uribuka ko uri kuvuga ari umukwe wawe. oya ndakubwiye ngo nta mafaranga yanjye nzahuriya mutindi w'umuteramwaku. niba umufitiye impuhwe uzayamuhe. reka none se ntuzi ko ngende kubaka mama? none se niba wubaka iyo biba ari ibishoboka rwose mba narayamuhaye ntagombye kubikubwira. ariko iriya nzu rwose urabibona ko iri kuntwara amafaranga menshi ku buryo nanjye ntatekerezaga. ese wose wihaye kubaka igihugu cyose? oya nanone si nini cyane. nini ahubwo nuko pura yayigoyemo ukuntu. ariko niyuzura izaba ari akataraboneka. bariyo ushyiraho umutima rero ibyo gushaka kuremera rubanda ubiretse. ariko kwizera si rubanda. ni umukwe wawe akaba na muramu wanjye. ibyo biramureba njye nta mafaranga mfite yo kumuha rwose. ubu utabyumva neza. reka ndebe ko narangiza kuyizamura ngakinga nkanasakara. by'amasuku nzabikora nyuma maze kubonera kwizera igishoro niyo cyaba gito. ibyo ni ibikureba njye nta n'urupfumuye namwihera. ahubwo uhama icyankurira y'umwana atararwara bwaki. urifuza ko umukobwa wawe asenya rero? ariko si ubundi ruriya ni urugo kiyubatse. ruriya ni urugo mutera inkunga nyine. ubundi se kubona iyo bimuyobeye ari twebwe yirukira harese tukamushakira ubufasha burambye. ni akazi kabyo birakureba rwose. erega byemere kwizera ni uwacu. umva kora uwo mureti wavugaga nanjye ndumva nisonzeye. ibyo ubusamariya ubiretse nta mwanya ngiye mbifitiye nta soni. ugiye se noneho ko ndaba yikozeho mabuja. ngiye gushaka iyo bweze ubw'iwawe mbona bwararumbye.
ariko si ubona hari undi mugore ubona uhuza akarenge mu nzira nkawe? ariko ndi imfungwa ku buryo wumva ngomba guhora muri urugo rwawe ruba runandeba nabi. hanyuma rero urigenga ku buryo ugomba guhoza amaguru mu muhanda? hari icyo ushaka ko ngukorera se? umwana wahuraga uvuga ko akurushya aragumana na nyirasenge, hari ikindi umbaza? hanyuma si byo ndabishimye da. iyo kanzu imeze nk'iyo abakobwa batega abagabo ku muhanda wayikuye? ntarayiguze nyine, ahandi uzihava imyenda nihese. ko ndeba isa nihenze, se amafaranga wayiguze wayakuye hehe mama? nayasaguye kuyo Didier yampaye ubwo aheruka hano. ariko uri umudabagizi koko. turashomye turimo kurya ubusa, n'utwo umuvandimwe waguhaye akunganuka tugura imyenda itanagwejeje agaciro. narahashya ariko ibyo tumaze iminsi turya se niwe wabizanye? yego ye. amafaranga ari musaza wanjye wayampaye nayateye imirwi rero nkurikije ibyo mbona byihutirwa. ibyihutirwaga rero ko hari ukugura impenure? ngabanyaho ibibazo sindi mu iperereza kwize, uranyumva? ari wowe uzampa uzantege kuko nyakoresha. yego. nagombaga gushaka utwo twenda ngo njye mbona icyo njyana ahantu. mbona wowe kunyambika utabikozwa uretse kutanabibasha. ariko uko niko abandi bagore basubiza abagabo babo kwine. nyamara mbonera ishyamba ritakiri ryera. uko ryasa kose rero uzaribamo nta yandi mahitamo ufite. sinabonaho nkuri isukari y'umwana ngo ndeke kujyaho kandi mbona wowe udashoboye kuyingurira. ujye ukomeza umuke nk'imbwa ishonje birakureba. ngaho re ubushizi bw'isoni usigaranye niba utaguta ku gasi uzangaye. iririre n'urubyaro rwawe ngewe undeke, ibyanjye ndabizi. nakabaye nkubwira ngo ugume hano, ariko ndabona ko haba ari ugukora ubusa pe. gusa ugerageze utahe kare, hari umushyitsi uza kuza hano. niba ari umushyitsi wawe sibyo birandeba hiki. ushaka icyo umwakiriza ntukibura umuherekeza atahe. ndabanza natanya se ngo nsange wahashye nteke muzimanire. nsuzugura nyine ko atari njye wigize ntya se. gusa wibuke ko ukandagira agahungu agira ati ndahonyora. yego muhu. nshobora kugenda se niba warangije disikuru wansomeragara ko ndi gutinda. wagiye wihangana se nibura ukambara nk'ababyeyi ko ibyo mbona bitampesha icyubahiro mu bandi. jya ubisokoza uko byogoshe kuko ntacyo wabihinduraho. ntakundi. niba ushaka kwihesha agaciro uzashaka ikikwinjiriza nk'abandi bagabo. yego. wenda nawe ujye wicarana n'abandi unabagurira icupa. ibyo nambara si byo biguhesha agaciro. nagiye kandi wirirwe neza kwize. mwana yanje kuzima kuko umunsi uri munsi nuko ushimangana n'ibinyabiziga bana nico navukiye. bana umva musore yo wagusaba serivisi ra meza bite boss. ngiriwe boss komera cyane. modoka se yagupfiriyeho cyane. inzimiyeho neza yayenze bite? ahubwo se modoka ko ari nziza niko wansunikiraho se nkareba ko nayivana mu rugo umuhanda nkayishira ku ruhande. hano ni mu ikorosi kandi bashobora kungonga. ibyo nabyo ako kabazo ni toto rwose, reka nzenga inyuma ngusunikire hano inyuma. okay noneho rero harya bashyiramo iki? bashyiramo vitesi ya mbere niya kangahe? shyiramo wowe yo gusunika. twagiye ngaho sha aho wakase. yego umeze nuko rwose. okay mfite n'imbaraga. reka ndarya umusore ngewe ndarya rwose. biri kugaragara. bo urakoze cyane. nta kibazo. none se aha hantu hari ahantu umuntu yabona igaraje ra? yego boss uri mushya muri aka gace? igaraje riri kure rwose, gusunika imodoka ngo igereho byatugora. ni ukumuhamagara. gahunda yanjye ubu yamaze gupfata yari. ubu ndava ahantu gutera. ese boss nta mayinite ufitemo ngo uhamagarire umukarisha gusange hano? amayinite ndagafite cyane. zana mbirike akiri. zana telefone mpereza. akiri. ese boss kwima irimo password? yewe urumva nzi password yawe. zana nkwereke. akiri. nari nibagiwe kuyikuramo. rego umutwe namaze kuguta. okay nkwereke. Maginga Pablo wasanga rutari no hafi aha ngaha. 07
noke sawa nyamagare sha ziri gucamo iri gucamo ntacu aro Pablo umva mani niri hose mwana niri hose wa musenzi we umva nkubwira se nyine fata ibikoresho nsanye hano ku ikorosi ryo kwa Kigenza mwana banguka nyine ni ikiba n'imodoka yewe banguka ariko arakwishyura neza mani ndabona ari asa n'inote bose ntufite amafaranga umubwira banguka oya ntabwo mwananira bakumvikana ibiciro mwana iki imodoka se ndabona yanze kwakamaza no kuyisunika nyine ishobora kuba ifite ikibazo muri moteri simbizi wamubwira akaza umva nyine we atari yahagera ngo anasuzuma amenye banguka iminota zero ubugezeho kandi banguka mwana kandi ca wowe akamoto kihuse gira vuba nambwiye bose ndamwizera ahita ahagera urakoze cyane burana ndi kwibaza uburyo ndasiga imodoka yanjye hano ngaha babiri kunca yaraje irinda mwese unaguhemba nkangahe sira basi ntabwo nkwishyuza pe ni ubufasha nguhaye nk'uko nanjye undi yandwanaho nyine ansanze nagize ikibazo nta kibazo ntugire impungenge ko oye uranje ndi kwifuza kugushimira kunshimira se ngaho kira nkugurira amazi iri kubona izuba riri kwaka inzora igwaneho bose kibiri cyose urakoze cyane kabisa yewe urafashije nakakaye byose nabigurisha pe sikore narangiye mva nari ndi kuma urakoze cyane rwose uzi kandi kwa ntuzaraje kwa kazumuraje ambone ushaka kuvuga ko uri w'inzara cyane rwose mva nta karaka mperuka ubukene bumeze nabi kabisa Kigali sinzi niba ntarayivamo ntuzi ubu wari ukwerekeza hehera rero muri yamba nzerera ngo ndebe ko amasaha y'icumba nyine ntawamenya wenda sinabura naho mpura n'ikiraka kibunza gutyo nyine nkajye turitsa tu none se wagwa akazi akazi bose waba ugize neza kabisa ubushomeri buba bumeze nabi cyose kwamakaye yandemereye hakiri kare ugakazi zagashobora koko shuri nari bwema cyera kagabura akazi kose ntaho gasabaga diplome numva musore ntuzi gusoma se byose ntumenyaga ibijanye no kwandika se gusoma no kwandika ibyo ndabizoze sheri wanjye sinajya mwandikira none kuri telefone ndamwandikira nagarukiye mu wa gatatu wayisumbuye nakongereza ndakavuga good morning nakongereza urakamenya yego ntabwo nari umuhanga w'ishuri sindi kumva ukazera ndakazi ntabwo nari umuhanga ariko nyine dukeya nyine so you can speak English yego sa uwo twakorana rero yego sa uwo twakorana akazi mfite rero gasaba kuba uri smart uzi kubika ibanga yego sa kandi utagiraga akajagari mu byo bagura gukora byose akajagari cyane kubika ibanga haryo banga si yenikira secret ibyo ni mu cyongereza oya ni mu rurimi ni igifaransa secret oya ta nako ndakamya nzakamenya nta kibazo secret ibyo byose nabyuje ntugire ikibazo ako gatambaro gahanagura ibirahuri ndi kubona kari gashaka gutakara akarajya hese kera bose kera niko bose nose akazi ugiye guhita ukampaka kanya ndagufasha rwose witeze imbere ntaho uzongera kwicwa n'inzara reka uwo mukanisha aza nkorera imodoka ubundi dushaka aho tuja
twicare tuganire neza njye nawe. Pablo Mukanyira bahageze rwose nta kibazo. Arayikoraho ryake rwose. Nacu. Ikize cye rero we ntabwo ajya mu byo gutega bisi cyangwa ibiki. Ahita afata akamatuyo rimwe ubu ngubu ari hafi kutugeraho. Ngo akaje ubunyweye akaje bose ko njye nikundira icyuma. none se kwize ndakumva miga uwo mwana ahubwo gutyo bayiki ndeka rwose nagerageje uko nshoboye yanze guhora. none se nyina agiye dore yavuye aha nka saa yine ambwira ko agiye guhaha utuntu duke agahita agaruka. none dore umunsi uciye ikiba amaye nka rero ubwo se umwana asinze ari kumuriza. nategereje kwiringo aza ateke ndaheba mbonye umwana arize nyine nshaka icyo muhasanga muri teremusi yasigayemo agakoma gake mfa kukamushukisha ariko nako kabaye yanga. bose ibi ni ibiki koko umwana mwujuje igikoma ku munwa nawe agiye gusiga ku ishati mbese murasekeje mwembi pe. nagira nese ko nsigaye nirirwa ntyana bebe. none se umugore niba yarabonye akazi mwashatse umukozi byibuze akazajya rero umwana ibi bintu rwose ntiwazabivamo pe. ariko urivugishwa ngo akazi kahise wishinyagura byihorera. none se we yagiye he mbaze nkubase turagira harya agakaraba akambara utwenda nk'utw'abakobwa b'inkumi akagenda agacyorwa nijoro. yamaye nka rero utwo twenda se utumugurira kubera iki wagiye umugurira ibitenge n'amabubu ko ari byo by'ababyeyi. ariko waretse rwose kumbaza ibitabazwa dore ntatwo mugurira utwo twenda uvuga mbona tumeze nk'utunahenze sinatwigonderaho kagira imana we. none se ubwo dukura simbizi rwose njye byakwini bitangiye kunshobera miga pe mba mbona atakirwiyambitse. none se wagiye umubaza byibuze aho aba yagiye cyangwa hatari iryo joro ukamubaza iyo aba avuye. amazi yavuye yewe ndamubaza akanshiraho isoni ngahitamo kwituriza rero ngo ndebe ko bwacya kabiri. none se basi wazaganirije nyina wenda yamuhana agasubira ku murongo. buriya rero mabukwe simwisanzuraho cyane ndi mukuru kandi sinayoberwa ijisho rindeba nabi. none rero uzibwirire musaza we pe wambwiye se ko ari inshuti yawe. mama wanjye turumvikana rwose tukanajya inama. ni ukuri rwose uzamubwira amakosa ya mushiki we rwose amuhane. urabona si ibintu wazabishobora ubu si umwana ashatse gusinziriza muheka. ndamuheka da none nabigenza nte kwa kaje kemera gusa ibyo ntibigoye cyane nko kumutunganya amaze kwituma. ihangane rwose ndumva utorohewe pe. nta kundi miga nk'ibi nibyo bikomeza kunyereka ko ibyo gushaka nkwiye kugendera kuri kandi ntukavuge gutyo miga ntukavuge gutyo rwose wenda wowe imana izagufasha uwo n'umugore w'umutima. agenda winshuka mwebwe itafashe se mwayicumuyeho iki. reka nirere umwana nkwihorere. ariko wowe uzi uhitira mu kabati nta handi umutima uburi. erega nk'icyayi iyo ndi hano gusa ahubwo se amata ye ko mbona ahangaha mu gasikiriyeri yashize. reba aho ngaho mu kabati ko hasi. aka ko hasi imana ishimwe we imana ishimwe iyo nyabura agahinda kari kunyica. kwa kwizeraho niyo habonetse ibiceri tugura agace ka litiro y'ishyushyu ubundi nkagaharira umwana. yewe wararushye wa mwana wanjye we ariko se ubwo umugabo wawe yirwa kwicaye iruhande koko. iyo ntaho yabonye ajya gutera akaraka nyine yirirwa mu rugo ubundi akirirwa nyirenzaho dore ko abashonje badatana no gushishura abandi. muzajya mubyara buri mwaka rero niba utarabonetse urubyaro. mama ariko uzi ko ibyo ntigeze mbitekerezaho. none se mwajya mwirirwa mwitiritanaho mukabura kubyara. baba we ibaze koko ngize gutya nkabona haje mu ndi kandi na bebe nawe kumubonera amata biba ari ingorabahizi. none hisi yaba imbonye umva ko bagira ngo iki. menya ubwenge rero ukora igikwiye. umva ndava hano mpitira kwa muganga. hanyuma se kuki utanzaniye umwuzukuru ngo muramutse. ako nawe ntugakabye ejo bundi ntimwari muri kumwe. ibyo se byatuma utamuzana. ubundi se ubu wamusigiye nde. ari kumwe na nyirasenge. wa muramukazi wawe aracyahari se. ariko yaje kuba iwanyu. yawe basura aba yaratashye kuko amaze iminsi rwose
reka simbizi nashaka azahagume tujye dukomeza dusangire umuyaga turenzeho amazi anyifashiriza imirimo nagira naho nshaka kujya akansigaranira umwana. ariko si uwo mugabo we ko numva ibizamini byose akora aba yabitsinze impamvu atabona akazi ni iyihe? Sinakubeshya rwose gusa nkeka ko ariko bakunda nyine batsinda ari benshi kandi imyanya ari mike bagafata bamwe abandi bagasigara. yewe nawe uzaba rugo waboneye muri ruriya rugo pe. ariko si umugati uracyarimo komeruka musaza wawe yari afite umushyitsi. aha narindi kureba mbona hasigayemo udusate nka tubiri gusa reka mfe kudusiga bureba nkwesha icyayi. ahubwo se mama nta majya hari ngo nikorere umureti? harahari ahubwo hari n'agafiti karaye ukore special. icyo nzi cyo ndavano niyongereho nk'ibiro 2 ahubwo reka mbanze mwe ka cyayi agatasi kamwe akandi ndakanywa maze gukora uwo mureti. umva wisanzure rwose urya ibihagije biri bukumaze iminsi. ibyo byose ibyo umbwiriza. ahubwo hora agafuka ka basmati natetseho rimwe ugatwara umara iminsi wifata neza nzagura kandi. we urakoze rwose urakoze cyane mama wanjye urakoze. ahubwo mama ndabona n'amata mu gikombe arimo ndatwaraho make ubundi mara iminsi nifata neza. utwara ibyo ushoboye ntacyo nakwima mfura yanjye. no muri garderobe harimo igitenge gishyanye n'abazungu yari yanzaniye ukijyana uzakidodesha ujye ugiserukana. ndabona icyo wambaye cyaragucukiyeho nyabuze. urakoze cyane mama wanjye urakoze rwose maze ndebane n'irangirwa mugabo yirirwa iraritse urutwe gusa. ariko uyu muceri nzajya musangira na bebe gusa kwizera nashaka kurya neza azajya hawe. oya ntukimane ibyo kurya igihe byabonetse ujye umuha yirire azagwe ku bandi. mama sinkubeshye rwose njya mbona uriya mugabo ntazasazana nawe. ndambiwe inzara rwose ndarambiwe sinamenyerewe ubukene nka buriya. ndagushyigikiye rwose nanjye sinishimira ubuzima buba ubayemo. nubona indi nzira yakugeza ku idembe ntuzazuyaze kuyinyuramo rwose nzaguherekeza. nkunda ko wowe wumva agahinda kanjye ndigiye niwe uri kunsomera gusa nshinja n'amakosa ntakoze. jya mwihorera uya niko yabaye n'uwase. niko se niyonge warimutse ntiwambwira ngo nze kukwakira muri karitsiye? yada nakwimuka se sinkubwire ngo uze kumfasha kwirukana imbeba. none se ko ndeba uteze izijya iwacu? ni umukobwa dukorana ufite ubukwe ejo bundi tugiye kumuremera. kumuremera? uravuga burayidi showa? niba utarakererwa cyane se wakwegera ku ruhande nkakubwira akantu gato ntabwo ngutindira humura. ntumfatiranye mega wari uzi kuri bumbone? sinari mbyiteze yego ariko rwose nari kuzaza kugushaka muri weekend kuko icyo nshaka kukubwira kirampangayikishije pe. guki gize amahirwe rwose nkubonye bugufi. ni amahoro se ko numva unteye ubwoba? twigire hirya nyine nkubwire. ngaho mbwira ngo uteze yombi. niko wazahanye mushuti wawe? wowe yese ko mfite inshuti nyinshi. ndavuga Queen. hari undi suzi tuziranyeho? yagize ateze Queen asigaye asuzugura umugabo we bikabije pe. ibyo uvuga se ni ukuri? urabizi rwose sinakubwira ikintu ntahagazeho. maze kugira nk'akaga nsanga umugabo ahetse umwana arwana no kumuhoza. Queen yigendeye. ibyo ariko numva nta n'ikidasanzwe kirimo. koko se? niba yaragize aho agana agasigira umugabo umwana se. ibyo byo ntacyo bitwaye ariko ikibazo abikora kenshi agatinda rwose n'umugabo atazi aho yagiye. ibyo byo numva byaba ari amakosa rwose. mva nkubwire iyo atahutse umugabo akagerageza ku mazi yavuye n'impamvu yatinze ngo amushyiraho isoni undi akituriza nyine kubera kwanga amahane. yego mwana ibyo se ni ibiki Queen yadukanye none? jambaza nkubaze pe. ikindi ukuntu asigaye yambara utwenda tuduhenure dusa nk'uduhenze n'agasuzugura asigaranye wagira ngo afite undi mugabo bawubanye pe. yewe ndaza kumushaka mubazi ibyamuteye da ndumva afite amafuti menshi. ni ukuri rwose dufashe turebe ko twatabara urugo rwa Kwizera. ariko shiri ushaka kugenda ko ndi kubona uri gukomeza kureba ku isaha cyane. ahubwo burije sho. yes reka ngire ngende iyo ngirwa mugabo itaza no kunsara. reka tugumane basi nk'isaha imwe. reka basi ejo nzashaka icyo mubeshya ngaruke. maze nasize ntatekeye umwana ubu yiririwe yawurute gusa. reka ngende ntekarye. giraga abana.
wakoze kumpa ibyishimo sheri. nawe wakoze cyane. Gusa byambabaje kubona ukuntu wabaye. wabibonye se ko nabaye nk'agakecuru? Acupiye pe. Ya nzobe yawe yaragiye yose. none se ko ntakibona amavuta meza yo kwisiga nabura ntegucuye. maze wowe mbonye ibiheri byarakize. Mageze naho gwari ibiheri se. aha iyo mbona mu minsi ishize wari kumirwa nari meze nk'akavumbura amashyiga. No ntize kubera iki umugabo wawe atakwitagaho. urabivuga urabizi se nta kenda kazima higira sigaye mpora mu bitenge nabyo biciriritse umva biranasaza nabyo simbona ibi bisimbura. Ntuzomushenza bagari kugufata n'abayoboye ko hari abandi bagukeneye. ndekundo rero ubu narumiwe ndumagiho. Ariko rero njari ikinchangaga. Ubu koko yagushukishije iki? Kumbona ntacyo yishobore. nyine buryo wamaze kugenda mama akomeza anyotse igitutu ngo nishaka umugabo ndakuze ngo sinagutegereza ntazi igihe uzagarukira. Nuko uhita rero wishakira undi. none ko wageze ntunamvugishe se ngo menye amakuru yawe nari kugutegereza ntazi niba ukinamfitiye agatima. Icakora ubwo ninjore mu makosa nubwo nanje atarinje. umutantine duturanye rero yahise ampuza n'uwo mugabo turi kumwe ndebye cyangwa yari ariho n'ukuntu yiryagaguraga umva ngira ngo afite agafaranga byibura. Icyakora bari ntakubeshye sinigeze mukunda naramugiyeho nyine by'amabura kindi. But ntugakangwe na za ndisize sheri. Cyakora ubwo rero yazaga kugusura yati utwenda twiza yakodesheje akamodoka ukagira ngo ni urabivuga nkaho wari uhari neza ubu sijye kukubeshya nuko byagenze rwose ntabwo wibeshye. ugeze usanga inzira kukwakura maze no kurya kabiri ku munsi ni intambara. ntibishoboka. aha nibyo bishoboka ahubwo gusa. ubu umugore nkawe ujaga mu buriri ntacyo utamiye. hari igihe tuburarada inshuro nyinshi nabwo tukarya ntiduhage nta kacyayi k'amata nabona noneho akanyama n'agafiriti biheruka nkiri umugeni. ukuntu wikundiraga agafiriti n'udukaroni se shaka. akiyo biteto nayivuyeho sha ibyo ni ibiki. ubu iyo ndamutse mbonye uduceri dukeya ngura twa dukaroni duto twa bebe gusa ubundi ngiye nkihata ubugari n'isosi y'ubunyobwa. cyakora ndya neza iyo nagiye iwacu. ubwo se shahu urukumva ubwo buzima uzabushobora. nagira neza ntawanga kuryama ngatarota nabi ariko warose nabi burya ngo burinda buke. none se ko ngiye kukwifashiriza ubu ntazaje araguteza amahane ariko kubaza aho wahahiye. ujye unyihera nashaka ziyahure singiye kuzicwa no kwifuza. noneho se bigenze bite kutwibutsera? hari uwo washakaga yari kwini none waramubonye ucika hano cyakora amoko aragwira. nukumbabarira rwose hari igihe umuntu awugira mu gushaka imibereho ariko sinigeze mbibagirwa rwose. iyo mibereho se warayibonyera? ndacyashakisha ariko uko biri kose bizakunda. ikibi ni ugucika intege. none se gutuma kwini byakurambiye uje kwisabira? ariko nta na rimwe ndatuma kwini gusaba niho ubyitekereza iyo abonye twahebye impande zose. umwana wanjye yaruha rwose. gute? nako ninjye warushye ubu koko nzakomeza kumutunga anafite umugabo. ni munyihanganira iminsi mike rwose ndabizi si uko bizahora. waje kunsaba igishoro se ngo ugerageze n'ubucuruzi ra mwakugira se ntiwahita unahomba. hari agasamu ufite mu cyaro nashyize ku isoko niba akaguru tuzavamo nyine nzashaka icyo nkora. ndabona kubona akazi ka leta byaranze. ahubwo hari ubufasha nabasabaga butari ubw'amafaranga cyangwa ubw'ibyo kurya. urashaka iki se noneho? kwishyura inzu byanze noneho ngo uhe umuryango umwe mu bubemo? oya si ibyo ahubwo narinje kureba niba kwina ari hano. oya ntawahageze. none se ko inshuro nyinshi aba yagiye ni hano abaje. ariko se ko numva usa n'uri mu iperereza kwini ntabwo ahora hano. niba ari ibyo rero muzamfashe kumuganiriza rwose kuko nsigaye mbona afite imyitwarire itari myiza. yagize ate se noneho ko umwana wanjye yakugoreweho? rwose sinkubeshye kwina asigaye agira arya akazinduka agenda agacyurwa nijoro kandi ntashobora kumbwira iyo agiye. niyo atahutse rero nkamubaza iyo avuye arantuka
ese kwita ku mwana wanjye birakunaniye none utangiye kumuhimbira ibyaha jya ndumva icyo atari ikibazo rwose. ntabwo mubeshyira rwose nimufashe kumuhana umwana ararira nkabura uko mbigenza. mva mbese ubwenge buke ariko ubu ntubona ko washatse utarageza igihe ugize ko utarabanje gushakisha ibizagutunga wowe n'umugore wawe none kurira umwana wabyaye bikunanire. none se murumva bikwiye ko kwina nta n'umwana muto nk'akagenda akirigwa iyo koko. ariko ufite ikihe kibazo niba unaniwe kumuhahira akajya gushakisha aho bweze se ubwo wakumva uvuze yabahanda ntiyaguha inkwenene iyo atahutse se ntazana amahaho. yego wenda arayazana ariko simba nzi inzira yayabonyemo niba zitunganye. ariko ubwo izitunganye uvuga ni izihe ese aho yabonye mu zidatunganye bwo bitwaye iki ku kiba ari ugufatwa nimuyasangira se kuko utazi aho yaturutse. turayasangira yego ariko sinabura kubyibaza no kugira impungenge. umva muhu niba nta kizi mufite cyo kuvuga haguruka umvira ureke kunesha igihe cyangwa urakomeza uvuga ubusanga amasaha y'icumi rero ko byashyu ugihari ugataha utamiyeho. ntabwo ari byo bingenzi ariko ayo makosa ushinja umugore wawe nayo ntayabaye yari amaco y'inda agace namuhaye ubwo aheruka hasi mwakamaze nta byago nko gushyingira abashonje koko. naho ubundi gerageza wubahe umugabo wawe rwose. ibintu byo kwikora ukagenda utavuze ugataha igihe ushakiye kandi uzi ko wasize umwana ndumva ntabishyigikiye. ariko nk'ibyo byose uba wabibwire nande? sinabiguhisha nabibwiwe na Migambi. buriya nawe agira menshi ubu kwizera buze undi muntu muzima bagendana ubabona Migambi yamugeza kuki? Migambi se wabaye iki? umugabo w'umunyamazimwe gusa. ubu se yaje kukubwira ibyo byose agendeye kuki? umva wishaka guhindura ikiganiro. babarira. Migambi yanganije ansaba kukugira inama kuko yari ageze iwawe agasanga umwana yahogoye kwizera yabuze uko yifata. niba se yarabibonye rimwe ni ngombwa ngo agende akigikuba ahantu hose? ntibyo kuko hari igihe nyuzamo nk'inyabya ngo ndebe aho isi igeze. ntubizi se ko akanyoni katagurutse katamenya iyo bweze? ibyo simbyanze ariko ntugahoze amaguru mu nzira mwana wa mama kandi nunagenda ujye wibuka kuba wasize umwana. nabyumvise mabuja ariko se ubundi byari ngombwa kubimbwirira mu idukamo? none ko nshaka kuza mu rugo ukambwira ko udahari se ngize amahirwe duhurira hano rero mpita ngufatirana. ariko se ko uhashye ibintu byinshi noneho nihe wishe umuzungu. reka ni Bariteze wanyihereye y'umunsi mukuru. nawe ibyawe na Bariteze ntibizoroha pe. gusa ibyo nkubwiye bitekereze. ndabitekerezaho. sinjye ubonye agenda umugabo atangiye kugenda nteza abantu rero muraza kumva kanjye nawe uretse ningera mu rugo turaserira. uyu muntu se ushaka kunkandagira kuko mana yanjye ubu ntabwo ari kubona ko ndi kumuhunga modokara. mushiki wanjye usigaye utinya imodoka. oya genda se ni wowe urankanze. injira tugende. reka ninjira ahubwo mbese mbanze nshyire muri utu tuntu inyuma narinzanye ariko umva singiye kukubeshya. dushyire kuri iyo ntebe y'inyuma. ahangaha turajyamo sawa nahafite ahubwo reka nicare hano imbere. ese ubwo urandeba utubura. ntumbwire ko wari uje iwanjye. rero naringiye ariko kuva nkubonye sinyiriwe aho mva mbese urabona nkubonyemo umukarani urananyitwarije uransiga mu nzira ze ngo bigende bite. urabona nakongera kubona yo umukarani ahubwo ngezayo unasuhuze mwishywa wawe. nakwizera ubu ngubu ashobora kuba yahageze. kwizera we turaherukanye nta kibazo. gusa yarakundegeye ni nacyo cyari kinzanye. ngaho da yambeshye ngo iki se kuriya nawe namugoreweho. yambwiye ko usigaye umusuzugura cyane. reka uriya nawe arakabye akantu gatara agakomeza kagahindura inganzamarumbo. none se kuki ugenda utamubwiye ukanatinda gutaha umwana akamara. hakoze niba byarabaye rimwe ni ngombwa ko agenda abibwira rubanda bose ra. musaza wa se ubu njye mbaye rubanda. ukeka ko ari wowe gusa bibwiye rero. niyo ngira nawe mfatiye muri superimarishe aransomera karahava. nibyo nawe yakubwiraga se. niyo ndirimbo. niba bibwira abantu benshi rero ko ni ikigaragaza ko wamunaniye kandi bikaba byaramurinze. ubwo yakekaga ko nutumvira niyo ngira nk'inshuti yawe uzanyumvira nka musaza wawe. nuko ye niba ikibinda nshinze se ko numva yantangatanze hose. usigaye wambara n'imyenda ihenze cyane kandi ntaza hiva
usigaye ufite undi muko nyumvira nk'ibyo wihise utekereza ni ukuri ni imyenda nyigura ko akunda uwampaye udufaranga duke gabanya kurarikira ibirenze ubushobozi bwawe bitazagutura mu bishuko kwiba rwose ibi ni ibiki amafaranga amanyagoye ngo uhaye ibyo kurya cyangwa ibindi bikoresho by'ingenzi wakenera mu rugo imyenda ajya wambara iyo ufite uzagura indi mwabonye akazi uranyumva nabyumvise hanyuma se amatelefone ya hato na hato ukomeza kwitaba kandi ukajya kure y'umugabo wawe ngo atumve ibyo uvuga urumva yatamutera impungenge ko noneho kwini nagorwa ye ngo ngwiki telefone ze si iyanjye sinumva impamvu rero aba akeneye kumenya ibyo nyivugiraho ngewe se nta mubazi ibyo avugira kuye kuko ndumva kuko mana yanjye nagabanye kungenzura rwose yamenye nkuze ariko wagira uko kwihagararaho mu makosa kwiye iyo misatsi usigaye uhinduranya buri munsi se nayo ukoresha mu mafaranga ama naguhaye ntabwo nyihindura buri munsi ariko nawe ntugakabye ubu kuko uba ushaka ko mpora nsa n'ingegera ibyo si byo mvuze ntunyumve nabi urumva gusa sinabiguhisha ukuntu usigaye umeze muri iyi minsi biragaragara ko ufite ahantu usigaye uhahira tutazi ariko nawe nizeraga koko ntiwishimiye ko nanjye nasa nk'abandi cyangwa ngo ngendane n'igihe iryo rari ry'ibigezweho ufite niri gukoresha amakosa uzayirengera mbaye mbikubwiye rwose nuze unyirukira njye nzakwihakana Didier ngeza mu rugo cyangwa nushaka unahagarara insohoke oya rwose rekera mu mazi ibi birampagije rwose uzumva haze koko waretse nkakongera koko mwana oya urabona ukuntu washizemo waretse nkakondora oya byihoreye ijosi ryarashingutse amaso yagushize mu gihanga oya rwose gerageza wongere utamire ubu turushe tubiri waruye nitwo tuguhagije oya byampagije rwose hano ni mu rugo ndabizi ko ndeba nk'umuzimu ariko ikibazo mfite sinzara rwose masi ni ikihe yego wenda nsiba kurya ruzungu ariko ko kundamira sinjya ntubura none se ikibazo ufite ni ikihe wararwaye se ubonye narwaye ko wenda mwamfasha nkivuza none uhangayikishijwe n'iki bigezaho ni ubushomeri se mase umugore wandangiye niwe ugize atya ntibishoboka kwini se ko nabonaga ari umukobwa utuje yaje guhinduka ateba ahubwo ngiye kuva namugezi wanjye uwo mutuzo uvuga ntawe ndamubonana ariko nawe ntugaharabike umufasha wawe muharabikira iki ubu ni ukuvuga ko nta cyiza uramubonaho kuvamo abana cyahese cyahe koko umuntu utaratinyaga no kuntuka akiri umugeni ugira ngo hari icyo atanyeretse ariko se ubwo urakomeje sinzi icyo nakubwira gusa nari umuepe baba we rwose gusa ibindi nari narabyemeye ariko ibyo yatukanye mu minsi ishize byo byarandenze pe reba iki se wumva bitakwihanganirwa wumva kwina asigaye yirirwa agenda agacyorwa nijoro ubwo se aba yagiye mu biki koko mbaze nkubaze ubu yirirwa kuzereranira umwana rero mva masenge nawe ra amujyana hese kamunsigira nkirirwa muhangayikana ntibishoboka gusa wirirwa urera umwana ukabishobora cyane rwose yanarira ngaheka ndetse ayiwe icyakora ubu ngubu mushiki wanjye ari mu rugo iyo kwina agiye nibura akomana n'umwana ntibyoroshye none se kwina bagiye buri gihe simperuka se nawe nta kazi agira ra sinakubeshya rwose iyo mubajije nshiraho isoni nkinumira ukuntu aba yambaye rero nabyo biteye inkeke utuntu tw'uduhenure tudakwiriye umubyeyi sinatinya kuvuga ko asigaye yitwara nk'indaya ego none se niba ubona bidakosoka wazamuregeye nyina akamuganiriza narabigerageje umukecuru arantuka nyihanagurizaho urumva ngo nimuhere umwana amahoro ngo niba kumutunga binaniye ndetse no kumuhimbira amakosa urumva ariko marita nawe ntashobotse rwose nabonye atanyumvise rero ndikubura ndataha da gusa navugishije Didier nyizeza ko azahana mushiki we ariko mbona nabyo ntacyo byatanze wasanga wenda ataranabona uburyo amuganiriza wese buriya ntiwagerageza nibura ukamuganiriza nimumufashe ni ukuri ndananiwe rwose masi yewe reka nzamushaka numva icyamuteye kwigira atyo ubundi rwose nabonaga ari umukobwa utuje sinari nzi ko ari bimwe byabarwubika ngo yewe baba ari na barwuburangeso da yiyambitse uruhu rw'intama rero kandi ari ikirura uyu nawe yarangunze umusore yaransanze kuko n'uw'abanyamaguru aryoshye
ariko ndibutse we uzi ko abantu basa batagirana amasano kubera iki uvuze gutyo ejo bundi nabonye umuntu usa na Bariteze ni uko imodoka zahari nyinshi nkabura uko nambuka ngo mwitegereze mwegereye ariko barasa rwose naketse ko ari umuvandimwe we ubwo niwe wabonye ahubwo amaze iminsi naho burya se yaragarutse ariko nubwo namurabutswe ari kure nabonye asa n'uwaguye mu mafaranga asigaye afite akantu gatubutse shawu burya koko ntawe uvumira itararenga ibyo byo Bariteze nawe yaje kuba umuherwe n'ukuntu yari yarakubiswe burya ukandagira agahungu ntaho nyora nanjye nabiboneye kuri Bariteze koko bucya bwitwa ejo nyine kuva yaza se mwari mwabonana urumva se byabura ndakuzi no gushyuha kwawe ntiwabura kujya kumureba ubwo se yakubwiye ngo icyo amenye ko washatse nawe nyine urabyumva nyine yabanje konsomera ngo nananiwe kumutegereza kuko uyu muntu utunyuzeho yiteye parufe n'ukanabi wese kutangiye kunukirwa n'ibintu byose bimwe bitanahari ubwo ntiwasamye kare mu rugo wambwiraga ngo harimo guhumura isombe kandi rwose nta nihaheruka yeza ati wabimenye rwose mwana we ukurikije umwana akiri muto cyane koko harya bebe ntafite umwaka umwe urengaho ukwezi yewe ni muto rwose gusa nyine ibyabaye byarabaye nta kindi wabikoraho ariko bizakugora se nabiguhisha have se nawe wintera ubwoba none se nkubeshye wabyaye ubazwa ntiwabonye akanya ko kuruhuka wahise ukora imirimo yo mu rugo none dore uhise unasama urumva se atari ikibazo wongera kuko n'inda atari iy'umugabo wanjye ahubwo ntibishoboka ibyo ni ibiki wakoze koko nawe byakubaho rwose ntucire urubanza urabizi ko Bariteze ntigeze mwanga nuko gusa nyine twaburanye ese niba wakoze ibara none undi yaba ari inde warakosheje ni ukuri kuva yarasanze warashatse wari kumureka ukagumana n'umugabo wawe nawe ukazashaka undi utabuze icyo abwiye tubumera mbabarira ugerageje kwishyira mu mwanya wanjye wanyumva nta yandi mahitamo nari mfite utayagira ariko wari kumubwira ko inzira zanyu zabyaye amahari ugakomeza iyo watangiye nawe agashaka ahandi anyura ikibazo ni uko udashaka kumva ko Bariteze ntimukunda kwizera namushatse ari amabura kindi ariko urwo runyezi rw'urukundo ruzakugeza kuki urimo kwiruka ku byagusize urashaka gusiga kwizera se ukabana na Bariteze nabyo bishobotse nabikora da gusa kuko yambwiye ko atazatinda inaha nzaba nibanira nawe mu ibanga kwizera ntazamenya igihugu kirwana n'ikindi nyamara ibyo urimo gukina nabyo utitonze byazakubyarira amazi nk'ibisusa uwasuzagirwa no kunutsa rero n'ubundi ntacyo nkiramiye nanga ukuntu wihagararaho mu mafuti maze ngiye nkugiriye inama wareka iyo mikino ukaguma hamwe ukubaka uwo mwana natavuka asa na se wa nyawe nabwo uzaba ugira imana asa na se azasa na se wa nyawe nyine ibyo ni ibiki nyabyeyi ubwo singufashe mama ni mwebwe muraho ariko uraho neza nyabyeyi heza kuzwe iteka ryose burya si ujya winyabya ku mazi wenyine usize niyo ngira njyewe cyabasha uriya mukobwa uri hariya hakurya niwe muri kumwe nabonaga kwitegereza cyane oya rwose nta n'uwo nzi pe ntabwo muzi kandi uko niko kuri nari ngize ngo arashaka konera niyo ngira mpite mutesha oya rwose ese kuko utabeshye waje wenyine nari maze iminsi hirya mu mahugurwa noneho mbonye dushoje rero hakiri kare nza kwiyumvira aka kayaga ka hano mbere yo gutaha byungukiyemo noneho urankura sinkigiye muri siterese zo gutega nta kibazo ibyo rwose nta kibazo ariko se kuki utabwiye Didiye ngo muzane komeruka nawe yikundira gutembera yewe hari gahunda yagiyemo aho ubundi twari kuzana rwose hano arahakunda cyane najyaga mpamuzana we na Queen bakiri bato papa rega we n'ubundi uri umusirimu wamye uri umusirimu kuva na kera erega ubuzima ni bugufi nta mpamvu yo kubukomeza nibyo rwose oya reba imyaka ufite ariko unyuzamo ukaza hano ku mucanga rwose ukiyumvira amahumbezi yaho ugasura ibyanyu ukirebera inyamaswa imyaka ni imibare rega kandi no gusaza ni mu mutwe nibyo rwose ko njye ntanashaje da ntabwo nshaje pe ibyo n'ubundi sinarembe vuze da
kugira ngo uzanasaza vuba ahubwo. ubu ngiye kuyoboka jimu urumva didi yamaze iminsi aserereza ngo nawe yagifoto ugabanye ibiro. noneho nzahita mba mwana keza. baneke ariko n'ubundi birakwiye. niko ye aho ubusaza ariko uzaba bukubise inshuro. ariko rero hari ikintu maze iminsi nitegereza nkabona kitanshimishije. gusa ubwo nkubonye wenda uramfasha. ubwo se ni igiki? ni imico nsigaye mbona kwini yadukanye itari myiza. imico imeze ite se? ubundi se kwini umuntu akangaye ku buryo umenya ko yahinduye imico? nyamara ngiye mubona kenshi uretse ko watambona. uramubona we ntakubone? nuko rero kagira inkuru. kwini asigaye yitwara nk'indaya rwose. kuki? rwose umbabarira ijambo nkoresheje ariko njyewe niko mbibona rwose. ariko nyabyi koko urumva ibintu umbwira kuki koko abana b'ubu mutacyubaha bakuru? hasoni si ukukubahuka rwose mubyeyi ahubwo ndagira ngo hano umukobwa wawe bigishoboka. kuki? ibintu arimo rwose mbona bishobora kuzamugeza ahantu hatari heza, ahantu habi. ariko ari mu biki? kwini ko nzi ko ameze neza mu rugo rwe. ibyo uvuga rero yewe ntabwo mbyumva rwose. sinzi ibyo ari byo. hari hoteli yegeranye n'ibiro byacu. maze kubona kwina azamo kandi kenshi. nkeka rero ko abafite abagabo baba bagiye guhurirayo. ariko nyabye uzi ko narinze kujijutse none se ugiye muri hoteli wese aba agiye kureba abagabo cyangwa abagore? nyamara ibyo mvuze ngewe mbikubwiye kubera ko mbizi ukuntu aba yambaye n'uburyo aba agenda akebaguza areba hirya no hino nk'umuntu ugenda yihishahisha. simpamya ko ibyo abajima bari bizima. gezaho nyabye kwini si igitambambuga nahozaho ijisho. ni mukuru kandi aratekereza neza, azi ikibi n'ikiza. niba nta kindi ufite wambwira komeza gahunda zawe nanjye ndeke nkora ibyanjye. urambonera nk'umugabo. nyamara ushatse wafata ihene igihebera. ibyaba mu bimenyekanye agasenye ntibyaguheshema mu bandi babyeyi. kwini se yaba yariboneye undi mugabo ufite agafaranga di? ubonye ibyo uvuga byaba ari by'akava kuri iriya cakarafu. yewe ndaza kumuhamagara mubaze neza. ubwo se nawe urabishyigikiye cyane. niba na ngombwa nzamufasha ave kuri iriya mutindi yisangira uwo mubosi. ruriya si urugo rwose yazanarwamo. ndomewe. ariko ko nakomeje kujya ndakwitegereza mu maso gawe nkabona garerurutse cyane. ntaho ukijya amaraso gakubanye make. ndatwite kandi noneho iyi ni iyawe. mva mbese ngo iki? bwiwe n'ikizi ko ari iyanjye. mva yewe ntawe yaba ari iy'umugabo wawe. kwizera dusigaye tubonana gake gashoboka pe. nabwo kandi simba mbishaka mba ngira ngo nkureho induru. mva bogoge ibyo ze byabuza ko inda yakwinjira. iyo tumaze kumuranira kwizera mpitanywe ibinini bimbuza gusama sesha kuri abo zishenze kujya kumutwikira. wanjije wese none kukinje tubonanaga ntubi. hari wakubwiye ko ndi ingumba? wowe se ko mba nkwishimiye mba natwawe iby'ibinini simbyibuka. ana yanje genda ushaka ukuntu mwumvisha rero ko inda ariye. ukabura nyihakanye rero. oya hari uko kwihakana ariko ufite umugabo kandi ntaho nagutunga. umva mbese nzitwazo ubwiki none se ntahari ibyo. ikindi iyo umwana avukiye mu rugo rubagamo umugabo ubwo uwo mugabo abaga ari wese w'umwana. ubwo rero umwana wawe ukaba umutwerera uriya mutindi utazashobora na rimwe no kumugurira igisuguti ngo yirire. oya nzaje ndagufasha ntaho natererana imfura yanje. ndumva ari za nduru n'ubundi naje nagiye. none se uri kugira ngo bigende bite wa mukobwa we? ikindi nje nakubwiye ko nta gihe kinini mfite inaha. ejo bundi ngomba kuba nasubiye iriya iwacu nkaba ndi muri gahunda z'akazi. umva kandi ubwo uze nugenda urumva nzaba uwandi. nzaba mfuye se? nzaje ndakohereza amadolari. nawe ariko mba ngukeneye. uyu mwana se ntakeneye gukura kuzwa. ariko wabaye ute kwini? nkomeze kwicara iruhande rwawe ndi gufata iki? uzampembe hari akazi wampaye? je mbure kuja gushaka ibizadutunga nkora iki?
ngire ubwo rero ngomba kuguprofita mu gihe ukiri inaha. ushatse kuvuga iki? ubu nyine ibyari rimwe turabigira kabiri gatatu, byari amanywa gusa biba amanywa nijoro nawe urabyumva. koko mana yesi nijoro ariko bwaba ari ubuko. none se kutambara ngo tugende? ntaho nyigiye sheri. buriya hari umuntu dukorana kunyoherereje ubutumwa bugufi arambwira ati ngiye kuza kugusura. yego genda rero atagera hano akanshishamo ijisho. none se ntunamperekeza? ariko ntuje uritetesha nk'abana. reka nitegure uwo mujama wanjye atagera hano ugasanga birandaburanye, sibyo? nta kibazo nta kundi. ngaho genda neza kandi urabeho umukunzi. urabeho. ubu singufashe ariko kwize urakora iki hano? uje hano gukora iki? urakora iki hano? nsubize. ntabona uhoza amaguru mu nzira naho burya ubuje muri hoteli kureba abagabo. hari abantu ubonanye twari turi kumwe nabo se? hari abo ubonye nari kumwe nabo? none se wari waje gukora icyanga muri hoteli? umuntu wambwiye ko bakeneye abakozi bo guteka. mbese ngo aratesha gusa hanyuma se wize hoteli? nyine ntayo nize ariko nzi guteka. uretse se ko nangize umwaka wo gushaka umukene utabasha no kumpahira, ariko ubundi nzi guteka amoko menshi y'ibiryo. mbese nuko ye ntabyo uzi se. hanyuma se akazi urakabonye mabuja? umwaka wawe se wankundiye? umwaka wanjye. ese ubundi wowe uje hano gukora iki? aha mbambirwa ko kagira imana we. mu migambi yandangiye ushaka ko mukorera inyigo y'umushinga. nta kindi kinzanye hano. ahubwo se wanegereza tugatahana se ko ntari butinde? ntiwizanye se ariko kora ibikuzanye nanjye byanzanye ndabirangije ndatashye. ngaho re aha ngaho uranabeho bigendeye. ngaho genda ko kagira imana. ntuye abateye aturuka he koko? yibaze nk'iyo batazaraba amperekeje mana yanjye. mbega umunsi muremure we. reba kuva hano mu rukerera tukaba tugarutse ijoro ryaguye. ariko twagize ibihe byiza rero. bivuga ahubwo numvaga butakwira. umwanzi w'ibihe ni amasaha koko. mva sinayimerutse kukubona wirekura kuri ruriya rwego rwose. uzi ko wambyinishije nkahagira. si wowe udaheruka gukora siporo? ariko akazi kaba kabaye indyankurye nta kanya nkibona. wabona ukuntu nagusohokana se ukagira ngo narakwanze. haburaga agati ahubwo ngatangira iperereza ngo menye umukobwa wawe warakumpugije. oya ubwo si uza gusanga ari ubu wari kubigenza gute koko? wari kubikoraho iki? cyahise ko ntari kurira ubundi nkihanagura, ariko ni ukuri agahinda kanyica. ni ukuri ntabwo nabikora. uzambabarire rwose nunatekereza kumpemukira uzajye kure ku buryo ntazabimenya. umva nagushatse nabitekerejeho neza. ntabwo ngifite umwanya wo kwirukanka ku majipo. bikindaje ishinga rwose ni iterambere ry'urugo rwacu, abana bacu bakazakurira ahantu hatengamaye. urakoze cyane muganje wanjye, nanjye nongeye kubigusubiriramo. intebe nagutereye mu mutima wanjye nta wundi uteze kuyicaramo. urakoze cyane rwose. uzahora iteka uri urumuri rw'ubuzima bwanjye mu gihe cyose dusigaje kuri iyi si. urakoze cyane shushu be. ubu si ibiryo bya kadogora ryiteza. ndapfa kwanduza isahani kugira ngo atababara da. wibagiwe ukuntu aba avuga ko guteka aba yabishyizemo imbaraga ze zose n'ubwenge bwe bwose kugira ngo turyoherwe. ajya nsetsa nkajya hasi uriye ngo nyina yamwigishije ko amagara atamera ahubwo amirwa da. nibyo ariko iyo nashaka ababare rwose ntabyo narya nyuma yo kwimenamo iriya fi. ubu ngiye guhitira mu buriri niryamire. ariko rero mbere yo kuryama hari ikintu ushaka kukubwira. nashatse kukikuganiriza kare ariko ntinya ko cyakwica mudu nziza twari twibereyemo. niki se ko numva nteye ubwoba shu?
ariko se nakoze se urebye wenda ntaryo ariko utitonze wazarigwamo. gahore ngaho mbwira ngo uteze yombi. mva sheri ndashaka kugabanya kugendana na Queen. kubera iki se? mva nsigaye mbona Queen afite imico mibi, asigaye yitwara nk'indaya. ibyo se wabikuye? hari byinshi nakubwira ariko mba niboneye. shaka indi nshuti nziza rwose, urumva uriya si umugore mwakomeza kugendana. none se yakoze icyo utambwira? urabizi rwose Queen ni inshuti yanjye twakuranye ndetse mufata nk'umuvandimwe. ibyo ndabizi ariko ndashaka ko ubwo bushuti buhagarara. ihene mbi ntawe uyizirikaho iyi. ejo ntazashiduka nawe utangiye kwitwara nk'uko nsigaye mbona yitwara. ariko se yitwara ati? umva sheri, Queen yabaye indaya kandi uretse kwijijisha nawe mpamya ko waba ubibona. reba amahenura aba yiyambitse, abagabo bajya guhurira nabo mu mahoteli. ibyo se wabikuye? burya byaramenyekanye. ntumbwire ko wari ubizi ugakomeza kugendana nawe sheri. uko nabimenye byo si ngombwa kubikubwira, gusa amenya ko mbizi. mbabarira rwose ntidusoze umunsi nabi. ibyo Queen abamo byose ndabizi, gusa mpora muhana ariko kananira. naho kumwigana byo urabizi ko ntabikora. wenda ntiwamwigana ariko ubabona nabazi ko muri bamwe. si nkeneye rwose abazitiranya umugore wanjye n'indaya. njye ariko ntawe nkijyana nawe uretse nko kuba yansuye hano cyangwa nkamusura iwe rimwe na rimwe. siki ariko umuretse ubwo ngubwo waba iki ko kuko numva umukomeyeho? ni ibiki nizihe nama umwungukiraho? noneho nzongere nkubonane nawe cyangwa se numve wagiye iwe, urumva ubwo uzabinsobanurira. siki urabona igihe nahereye. uracyaryamye kuko? bwakeye se? kwiki? habaye saa yine zirenga none uracyabaza ko bwakeye kuko? none si wowe ko waryamiriye kandi wari wararanye gahunda? yewe si ibyo nagomba gukora sinabirangije. nabyutse mu rukerera ubu mvuye mu ntara. uzi ko ntanamenye igihe wabyukiye. yewe ibi si ibitotsi noneho ni ibirogano pe. neza ko nagize imana mbebera hagatinda gukanguka nyine. ariko usigaye uryamye niko imiryamire yawe ko inteye impungenge ndetse aho wicaye hose usinzira. ibyo bitotsi ni iby'amahoro cyangwa uratwite? icyo cyo wakimenye ndatwite. nuko ye ko hari uko tubonanye se mbona unywa ibinini wasamye ute? ntacyo simbizi. wasanga ari umunsi niwagiye ku kigo. sindi umwana kandi sindinjije Queen. ntushake kuncabiranya. ahubwo ngucabiranya kuki? ahora kuvuga ko utakongera kubyarana n'umukene nkanjye se wakwibagirwa ute gufata kanini kakurinda gusamara? ahubwo se urashaka kumvikanisha iki? nyine mbwira uwaguteye iyo nda wasanga ari nawe wahora ujya kureba. dore ko utari ukicara hano. kugenda no gutwara inda se bihuriye? aho bitahurira se ni hehe? ko utambwiraga iyo wabaga ugiye se namenya warabaga ugiye mu biki? cyangwa ugira ngo nubwo nicecekeraga sinabonaga ko utakirwiyambitse? haka ibyo ubu bikuraye. umuntu ntayoberwa umwibye ati ayoberwa hamuhishe mada. urumva neza iyo nda niwo musaruro wavuye mu ngendo zawe za buri munsi. cyakora urumva ko nihangana ngiye kwizera ibyo byose nabyihangana na gato. utabyihanganira uzabikoraho iki? urajya iwanyu kugeza ubyaye. urumva neza nturi ntacyo mfite cyo kukugaburira nk'uko uhora ubivuga. gusa nanjye mbona ntacyo kimariye kujya wirirwa uryamye gusa. ariko warasaze kwize. uranyohereza iwacu se umugabo w'iwacu ko ari Didier akaba ari musaza wanjye ndamushyira inda niwe wayinteye. ariko iyo ibyaye ikibazo irakirigata. ntiwakwanga kukwakira uko biri kose uri umwana wabo sibyo? nanjye rero ngiye gushakisha amafaranga numara kubyara nyine nzapimisha utunyangingo ndebe ko uwo mwana ari uwanjye. nisanga ari uwanjye nibwo uzagaruka ahangaha
kandi Sibyo? kwize ibi bintu utangiye nutabireka nzakurega kumoza ku nkeke ngo iki urambuza uburyo ntwita umwana wawe nta soni. ibyo binyuma nibyo ntashaka kumva madamu. Ibihe binyuma se? urabizi neza ko uwo mwana utwita atari uwanjye. Yego ye. wamuraruje muri ya mahoteli wahoragamo. twahahurira gukambeshya ko uvuye gushaka akazi k'ibyo utigiye. kuko nabaga nagiye gushaka ibiraka ngo ndebe ko twabaho. Ibyo bindi uvuga ni ibiki? umva ndakubwiye ngo ngibe sinzagendera rubanda. ujye gushaka se w'uwo mwana utwite kuko si uwanjye. kuba muzima urakana umwana wawe se wigeze umfata ndi kuguca inyuma? nuko nkubwiye kandi ndakomeje. nta amahoro ndumva nimereye nabi. nkunda hari no kunyirira. sawa. bose ko mbana uri n'ibikapu se bigenze bite? ubu ndafashe sha. none se uragiye koko? cyane rwose ubu ngiye gufata rutema ikirere n'isubirire hakurya y'inyanja. se mbaye wande koko? ariko nawe urinda ashima koko. nakwishyuriye inzu amezi 6 rwose. nishyuye umuntu ugomba kukwigisha ibijyanye no gukanika ngo uzigiye ibyo kurya. none ngo ubaye uwande uri gushaka ko tujyana se? bose byankoreye byose rwose ndabigushimira pe. ntabwo nifuzaga ko nsiga. menya ko ari akazi nta kundi byagenda. se ko nshimye ngewe nsize unteguriye inzira. mukobwa w'abandi bajya guza kukureba ubwo hano uri kuvuga kwine se? cyaje izungereza aziyiteho sha. namumenya akuze. hasi ako kantu ushyizemo ko numva atari sawa se. ko nta kundi nyine. none se ubu nabura kuja mu bimfitiye inyungu haja ngo mu by'abagore binjije bemeye ko mbatera amada kandi bari bafite abagabo. se ko kawirirwaga umubwira ko umukunda se ngo kuzamujyana mu mahanga akabayo ubuzima bwiza. wamubeshyiraga iki koko bose? hano nande kugira ngo yishime kandi nanja mu burenganzira nkomeze mwishimishirizeho. buriya utaragwiyambitse ari ino ubu mama namwikorera ngo mujanye igota amasimbi n'ibishuko bihabaga ukuntu bingana. bibayo se naho? sawa. nzi ko wenda abantu babo bitonda. bose barambwiye ko mwanakundanye kera. niba gukunda rero ibyo bishuko numva atazabyita. reka urayikundiraga ibintu bijanye n'iraha. ntabwo uragumaga hamwe ntibibaho. none se ubushatse kuvuga ko bari kumwe bashakanye badakundanaga ntaha mutagasa kaza kundeba. ariko ngewe rwose haramva umuhemukiye bose. wasanga yaramushatse nyine cyamabura kindi kuko nyine yari yarakuze. ntambwe ko mwakundanye kera se? yabonye ugarutse nyine mugasubukura urukundo rwanyu. ariko bose rero buriya iyo umujyana nk'uko wabimwizezaga kuko nyine ubushobozi ntabwo ububuze sibyo? kandi uri bose ufite amafaranga menshi kandi niyo ngiyo hakurya iyo ukorera ibifaranga byinshi. umva iriho ibuke ubwire bari abantu bo kuzibura kiriya cobo bakikuziburira. se ahubwo niba tonye uyu munsi batagikora ntabwo kuko aya mafaranga ntayo nzaba bitangiye guteza akavuyo ahangaha kandi ari byiza. oya ndababwira rwose bose. nareka n'ibyo ngibyo indege itanze gashaka. naho uri afite umugabo azamufasha kurera iyo nda n'umwana naje mu byo kuvuka zamumwitirira birangire bijo biri kuja. se ubwo umwana wawe ugiye guterana nawe umuhoye iki koko bose? ubu koko nabaho nawe Imana ntizabikubaza. nje nta kosa mfite kandi ngo nyirakobi yakarangaje agapanura cyane nyirakanonka nagagamo. ikindi kandi abana nje ntaho nababuze kuko nje ngeraga inyundi bacuraga. nyamara rwose si byiza kunyanyagiza amaraso yawe bose. umwana uje ushobora kumukenera. ibaze ushatse nk'undi mugore ntimuzabyara. cerere ibikapu mu modoka shawe reka kuntenza. nanibagiwe bose. uwo mwana ndi kumva wakubabaje n'ubundi navuka uzagenda umufata umwirerere ndamukwihereye. bose reka nze mbishyiremo rwose. ariko bose vuba wibuke na ziriya mikandara uzishyiremo. umunsi umwe uzampa umunyenga mu ndege. umunyenga mu ndege babonetse bose si bashaka.
batanga lifuti sawa resipose n'ibingibi gusa cyangwa na cya kindi cy'umukara gishyiremo wibuke na ka gasego ko mu ijosi kariya kesi kariya kantu hose mu ijosi bashyiramo umusego kugira ngo barawuryame zasirimuka bikugoye. harya wambwiraga ngo mu nda harakurya cyane we iyo ngi upfa hararya rwose nkagira ngo igiye kuva ubu hazindutse hambaga niyo mpamvu naguhamagaye. none se wazagiye kureba muganga kurebera ikibitera harya igihe cyo kujya ku gipimo ntikiragera? cyarageze sha ugira ngo amezi ntabaye none se utegereje iki? ikibazo se bazanyakira ntajyanye n'umugabo kandi aribwo bwa mbere nzaba ngiye ku gipimo cy'iyinda. uzaba ugenda wenyine se umugabo wawe yabaye iki? kwizera se shazemera komerekeza ku gipimo ko mba numva afite urwikekwe ngo uyu mwana ntwite se uzajye kwipimishiriza aho batakuzi ujyane na bariteze. aha bariteze se waraboneka ko aba yibereye muri bizinesi ze azashaka akanya nyine. none se uzakomeza kwicara utazi ibibazo ufite kugeza ryari? ubundi se ngize ingorane hakagira utubona na sinaba ndutanze we ibaze bimenyekanye ko inda ntita atari iya Kwizera. ntacyo kiramiye rero ubundi abimenye urumva neza yego komana yawe wenda abandi bo wanababeshya ariko se nge kuko nkwiyumviye ubivuga ubwo urabihakana uhereye he? ariko se Kwizera waje ryari? Kwizera waje ryari? nimwe mwiriwe ngewe maze akanya nuko rero nanze kubiyereka nako wenda n'Imana yagira ngo menye amakuru yose. niko mada uwo bariteze waguteye inda ni wa musore wigeze kumbwira ngo wari uzi kuguha keya? ariko wumvise nabi sinavuze ko ariwe wanteye inda ahubwo navugaga ko abantu bashobora kubikeka. umva wisamye wasandaye rero nabyumvise byose wikwiriye gushaka kumbindikiranya rero. ariko ubundi wajya uza ugakomeza ukagera mu rugo ibintu byo kwihishahisha no kugenda wumviriza ibiganiro bitakureba byo ni ibiki? umuntu w'umugabo ko arekaye ceceka aho ngaho di ninde se wakubwiye ko ngiye nari ndimo kubumviriza ugira ngo se narinzi ko niyongera ari hano ahubwo? none si ibyo twavugaga byose wabyumvaga? si byose ariko ndakeka ko icyo numvise ari cyo cy'ingenzi. ariko umwumviriza yumva bike cyangwa kumvirana ibyo nabyo ndavuze ngo hambira rusange uwo mugabo waguteye inda umwana wanjye w'umusige nzamwirerera urumva neza ibyo bintu urimo kwivugishwa rero ubu ntacyo byagufasha. Kwizera iki? wifata umwanzuro urakaye rwose. ntawufata. reka abantu bitonde baganire neza. rekeraho niyo ngi nta nama nagusabye niko nkubwiye ubundi hari icyo kwinaguhisha se numva byose mubiziranyeho genda umucumbikire niwe yabitsaga ayo mabanga yose yanduye. yego urumva neza nge namvira ahangaha rwose simushaka n'uwojya mu banda twite nagenda. wenda kwinginga urubuye reka nisangire bariteze wanjye azanagera mu mahanga nawe uzakomeza uririre mu myotsi nasoni. ariko wowe wabaye iki? wagiye ukaraga ururimi mu kanwa mbere yo kuvuga? reka nta mpamvu yo gukomeza kwingingisha karafu. yego n'ubundi nakabaye naramusanze kera nabanje kujijisha Kwizera none ubwanzanye rwaserera rero ndigendeye ubundi iyo ntegereza bariteza kandi gahe gato simba narabiwe n'imbwa. ariko wagiye reka gutukana we uravuze ngo gushakana nanjye ni ukuribwa n'imbwa kwine? hari aho mbeshye se? okay ariko kwine ugeze naho kunyita imbwa umva reka nkubwire niba unashaka impamvu ntayibonye ariko reka nigendere gusa ntuzatinda kubona ko wibeshye. hinda kubona ko nibeshye umva nawe urarengereye rero. ndengera sinzi icyo wishingikirije ariko ntiwagombaga kubwira umugabo wawe kuriye wibuke ko ari se w'umwana wawe kwiye. ndeka nawe uriya se n'umugabo nyabaki karaho babuze se w'umwana wanjye se utamugurira n'akaye urute n'umubyeyi nyabaki. ese niwe nyabye komera cyane. uraho neza miga bimeze bite se sha? ndabona ibintu ari ubutengamereza kuva ryari se usigaye ugenda wicaye? reka iyi ni y'akazi da ntabwo urasa n'ubimenye ngo tuyibatize. nanjye byari binyobeye da. injira se tugende. ubwo se niba uri mu kazi sinaba ngiye kukugomesha.
injira se ugabanya amatiku nyinaho reka ntateko da ugutwara se byambuza gukora akazi ko se wamugane uretse ko ibyo bose yari yantumye gukorana birangije nyine ubu muterura imodoka ye hese iyi ndetse nshatse ubu nanayirara mada nkayimugezaho na nijoro nabyo birashoboka urashaka amahane we nakumvise amahane se yiki iyi si imodoka yonyine boss afite aramutse akeneye kugira aho agera yajya gufata indi ese garusha ariko injira mu modoka nyine injira mu modoka tugiye muri mera neza njye kukugurayo kamwe shasi ndarisoma da injira rero reka funge umuryango hanyuma se andi makuru ushaka yewe ndaho nyine by'iki gihe da ese ahubwo mbwira ya nguzanyo wasabaga warayibonye inguzanyo ufasha ubu se nabona ari igihe umushinga n'inzobere nkayo kubaka y'inyuma nabiteguye nitonze rwose iyo batayifata rwose ariko bari umwaka ariko ubundi nta makosa bari gusangamo wenda kwizera rwose wabyize ubyumva pe ariko rero kuvuga ni ugutaruka kuki wabujije madamu wawe kugenda kwa Kwizera ko yakubwiye se naramubujije ariko ntiyabyumva none se Kwizera mwapfuye iki Kwizera nta kibazo dufitanye icyo nashaka ni uko umugore wanjye akomeza kugendana na Queen ibyo se byo byaje bite kubizi ko Queen na Niyongira bakuranye si inshuti gusa ahubwo ni nk'abavandimwe oya simbishaka ubwo kuko urumva ko batandukanye ari igitekerezo cyiza Queen yarahindutse Queen yahinduye imico naho udashatse kwigeza nkana rwose urabizi ko asigaye yitwara nk'indaya sinshaka rero ko n'umugore wanjye yamwigisha iyo mico mibi ihene mbi ntawe uyizirikaho iyi nibyo koko Queen asigaye yitwara nabi twese rwose turabibona ariko se nitumutererana ntazarundukira ko yemwe ahubwo twamuha hafi tukamugoragoza wenda yagera akagaruka ibuntu ngo ahinduka nta makuru ufite ntiwamenye se ko yavuye mu rugo ngo yavuye mu rugo nyine ibyo uvuga se ni ukuri cyane rwose oya da nabibwiye na Niyongira byabaye rwose ahibereye Niyongira se ko atakigenda kwa Kwizera ejo yarancitse asubira kureba Queen ngo yari yamubwiye ko ameze nabi ageze rero Queen amubwira ko inda twita atari ya Kwizera jamaye nka rero ntumbwire ko Kwizera byumvise agahita amwirukana igitaraganya wenda kubwira ko Queen yarenze hano ntunyumve rwose ndumva bitoroshye pe Kwizera rero yarabyumvise abimubajije undi arikunguza ngo yisangiye umukire wamuteye inda ngo Kwizera ngo gumane ubutindi bwe ubwo uranyumvira mana yanjye aka ntakumiro koko nashaka uburyo nasura Kwizera rwose ndumva atorohewe ntiyorohewe habe namba kandi ngo umwana Queen yaramusize ngaho da ubwo Kwizera akazi ko kurera karamubonye nyine mbega umuvandimwe ngo arakubitika ntibibazo ndararamugezeho mufate mu mugongo rwose cyangwa niba bitakugora ungeze iwe rya cupa rwose uzaringurira ubutaha umva reka tugereho tumuhe Paul ni ukuri pe nibiba ngombwa turigure turisomere iwe ariko ko ari wowe wahoraga uvuga ngo dufashe Queen n'umugabo we ubwo uracyababajwe n'ibihumbi magana angahe nakoresheje ngo aturira mushiki wawe wabitoragura se kuki koko ukunda kuremereza ibintu ariko uzakomeza gushyigikira Queen mu mafuti iyo ugeze ryari mama ibyaye ikibazo irakirigata wa muhungu Queen ni imfura yanjye sinamutererana uretse ko nta n'inka yaciye amabere da arinda kuguza amafaranga angana atyo sazi ko azayishyura yakuye he none nari kureka bakamusohorera ibikoresho mu nzu rero ibyo ni ibyanyu gusa njye nkeneye amafaranga yanjye rwose urumva nari nabikuje mfite ibyo nshaka kuyakoresha kuyaterura utambaje rero ni ikosa rikomeye cyane ubundi ni uko wabaye mama nari kuguta ku munigo wakabimenye ko niyo kosa nyine ukangabanyaho umudori ariko rero ukwiye no guhana umukobwa wawe akareka kurarikira ibyo adafitiye ubushobozi bitari ibyo kubaka bizamugora ndabivuze mwene muzehe bizamugora se bizamugora iki reka ibyo muvuga ndimo ndabumva nushaka umureke n'ubundi rwarasenyutse ntacyo kiramira bufu ariko nkawe uteye uturuka hehe uraza witura ku bantu nta kuvunyisha nta kuturamutsa ukaza witerera mu biganiro utatumiwemo
ubundi ubupfura buke ugira wabutojwe nawe. ariko se mama wajya ugabanya kuvuga nabi bimeze bite rata bon frere? bimeze bite se kabyara we ko wavugaga ngo rwarasenyutse se byagenze bite? Queen ntiyaraye mu rugo ejo nimugoroba yaransezeye. Yaratinze ahubwo imyaka itageze kuri 2 amazi wawe yashizemo ubu yari kuzahamara undi mwaka ataranangutse. mama garukiraho ukuri guca muziko ntigushye Didier ndeka mbwizingegera ukuri ahubwo umwana wanjye ko ataraye ahangaha wamushyize hehe ibyo wivugisha ngo yaragusezeye simbyitayeho urabyumva. mama garukiraho mara ntacyo namutwaye rwose ejo haraho nari nagiye ntashye nsanga arimo uraganirana n'iyo ngira nuko amubwira ko inda twita atari iyanjye ahubwo ari witwa Bariteze. ugize ngo nde? Queen yakomeje gukurura n'iya nyene y'imbwa ngo ni Bariteze. uramuzi se? vuga iki kugenza utuvira niba se tumuzi urabikoraho iki? ubundi nahoraga nifuza icyankurira umwana iwawe inzara itarahamutsinda niba yarisangiye Bateze rero ni amahire n'ubundi niwe yahoze yikundira mbere y'uko waduka. ntiwite ku byo mama avuga rata bon frere ahubwo mbwira neza Queen koko yarahangara bivuga ngo inda twite si yawe? yarabivuze rwose simubeshya rwose nagerageje kumubaza uwo Bariteze uwo ari we ariko bitaragenda ngo n'ubundi njye simbashije kumutunga nahinje rero kubamenyesha n'ejo atazagira ikibazo mukagira ngo aracyabe iwanjye. nuko twakumvise rero ngaho genda ubundi uretse koko kwikunda wowe wabonyeho uwanga ibyiza umwana wanjye ubundi yakomeza kwizirika ku muruho yabonye aho ajya akabaho neza. genda ushaka undi mutindi nkawe mwisungane ureke Queen nawe arya ubuzima. aho uri kurengera ubundi umwana wanjye akuriye mu buzima bwiza ntiyakomeza kwigaragura mu ivungwa bivemo. dore uyu nguyu wavuga ko ameze neza ubwo yisangiye uwo yakunda gushoboye ngo kumwitaho kwajarira se n'ibikapu ubwo uwo mukunzi waramusenze uyu si we. sigaho nawe wivugira kuri mushiki wawe Didier urayikirata Queen. Bateze yaracutse ngaho rero mwana yanjye yaragushutse uraseka narakubwiye ariko ngo ureka agakungu n'uwo Bariteze ahamura ngo muvugana bisanzwe ngo ntiwamufata nk'uwo mutaziranye. ibyo bisanzwe se byavuyemo inda bite cyangwa iyo nda yavuye muri fanta yari yakwakirije ubwo wamusuraga? gabanya gushungera umwana nawe Didier tubwire. Bariteze yanyizezaga ko nkunda ko nasubira mu mahanga azanjyana none ejo nasanze yari igende yaransi. ayiwe uranyumvira uwo mushenzi ngo araguhemukira di hari icyo mutumvikanyeho se cyaba cyaramuteye gukora ibyo yakoze ibyo none se koko iyo nda twite niye nyine urumva birako urebye mama ubwo se urumva utarya iminwa ubwo se urarya iminwa mu biki ko nakwiyumva bibwira niyo nge babivuze neza. ariko se ubwo watekerezaga kakose mana yawe ubu se iyo ndura yerekeza he noneho ko ndeba surandeye wamba bayirya none koko kuri sinzongera gukirisha kuguhemukira. ariko ye ntabwo uzongera gukirisha kumpemukira komeruka warambwiye se ko ntacyo maze kandi uri umutindi uzapfa ndirira mu myotsi urashaka kugaruka gupfira iwanjye? wansabiye kwizera imbabazi koko isatani wacu kagarega ukuri sinarizi ibyo aravuga ko nsabira kwizera imbabazi ndakwinginze nsabira imbabazi nsubire mu rugo dore umwana wanjye. ubu se urumva nahera irwarize sinjya wagutumye kwiyenera ku mugabo wawe di urumva wabonye isi itambuta n'urwo wari wambaye none hama hamwe nyine imbeho ikwica. ariko se uracira mushiki wawe urubanza ugeze ryari? n'iryari nakwihanangirije kwizera ibiki? ihangane dore urukundo rwihanganira byose kandi rubabarira byose. babarira umugore wawe nyine buriya nawe abonye isomo. mbabarira umugore ndekura n'ubundi nigende. ayo rwose mubabarira. oya nta kumubabarira n'ubundi wahoraga umbwira ko tudakwiranye iwanyu ni abakire nibagutegendeye usange iyo Bariteze ufite ubushobozi ni nawe muberanye. ariko se rwose mana girira bibi ukenera urukundo rwacu twese wamusize utamureba se? ntabwo wamurebaga urwo rukundo se wigeze urumuha ko wirirwa kugenda nkari umuhangiye nyine? amasibyo arabikoze kangahe kuko wazireka kugira inzika cyangwa niba byaranabaye bikuraho ko namubyaye nkamwosa. Didi wanyingingiye kwizera ko n'izina ry'Imana mfashe no kugakana sinzongera kumusuzugura cyangwa kumuca inyuma. Didi no kwinginze mwinginge uri inshuti ye cyane. umva mubwire
uri mushiki wanjye ndagukunda ariko ahangaho bage wifashe ubwo se waba unkunda uramutse ndetse nakubwiye ko nibikugaruka nzakwihakana rusome rero nawe rwishigishiye. mana yanjye we mbaye wande koko. muri uyu mukino wararwishigishiye wanditswe na Muhorakeye Viviane mwumvisemo, Queen mwakiniwe na Mugeni Yeme, Kwizera mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Barteze mwakiniwe na Nsabimana Eric, Didier mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Niyongira mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Marita mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Iri hose mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Faraziya mwakiniwe n'uwa Maria Cecile, Nyabyenda mwakiniwe na Mukeshimana Musa, naho uwabakiniye Migambi ni Imanishimwe Samuel. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Ni mugire ijoro ryiza.